ndakeneye ko urukundo rw'Imana runsanga, ndakeneye ko Imana inganiriza, ndakeneye ko Imana induhura. Mwuka wera mfasha gusenga, Mwuka wera naracumuye, ibi biganza byanjye byaracumuye, byakoze ibidakwiriye, mbabarira ibyaha nacumuje ibi biganza, mbabarira ibyaha nacumuje aka kanwa kanjye, mbabarira Mwuka wera unsengera unyingingira umutima w'Imana, mbabarira Mwuka wera ibyaha nacumuje umutima wanjye ujya kure, umutima wanjye ntubabarira, umutima wanjye wuzuyemo urugomo, umutima wanjye wuzuyemo inzika, ibyo ugenda wibuka biri mu mutima wawe ibyo byose ukabivuga. Mwuka wera aya maso yanjye areba ibidakwiriye, aya maso yanjye aranegurana, aya matwi yanjye yumva ibidakwiriye, ubwenge bwanjye butekereza iby'ubupfapfa. Mwuka wera nje gusaba imbabazi. Tondo arubyuka, no mu buzima bwa buri wese hari abantu babyuka gahita yiruka, gahita agenda, ugasanga ntabwo igihe cy'abanza kugiha Imana, ugasanga hari ibintu abanje gushyira imbere. Bamwe na bamwe arabyuka agahita areba telefone hafi, undi agahita yiruka, ugasanga rimwe na rimwe Satani ajya tunyaga rya sengesho rya mu gitondo. Kandi igihe ubyutse, Bibiliya niko ivuga, mbere na mbere Imana, ubanza Imana. Birashoboka ko utajya ubanza Imana mu buzima bwawe, ukwiriye kwisubiraho kugira ngo ujye ubanza Imana, uyereke gahunda ugiyemo, uyereke ibyo ugiye kujyamo, kugira ngo n'ibyaza byose usanga Imana wayishyize imbere, ize ibigufashe. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize. Rero iyo wapanze amasengesho y'iminsi itatu, Yesu abigishwa baramubajije bati se nitujya dusenga tujye dusenga gute? Yesu ababwira isengesho ryiza dusanga muri Matayo, aho yababwiye arababwira ati nimusenga mujye mugira muti Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibe muri iyi si nk'uko biba mu ijuru. Uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi, uduharire amadeni imyenda yacu nk'uko natwe twahariye abarimo imyenda yacu, ntuduhane mu bitwoshya, ahubwo dukize umubi, kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe none n'iteka ryose. Abenshi rero iri sengesho bamaze rwose kurinywa nk'icyayi, ariko ndi kuvuga ngo warayibyutse ukavuga ngo mfite amasengesho y'iminsi 3, ngiye gusenga amasengesho y'iminsi 3, byuka mu gitondo iri sengesho ryinjiremo, iri sengesho bwira Imana ngo Mana izina ryawe ryubahwe, Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Fasha aya masengesho y'iminsi 3 hagire ibyo uhindura, hagire ibihinduka mu buzima bwanjye. Usengere muri iri sengesho. Aha ndi kuvuga ukiri mu buriri nta kindi urakora, kwa kundi ukibyuka, kwa kundi ukanguka, ntugire ikindi urakora, niryo ubanjije. Izina ryawe ryubahwe. Muri aya masengesho mpe kubahisha izina ryawe, imyambaro ndi bwambare yubahisha izina ryawe, aho ndi bukandagira izina ryawe ryubahwe, aho ndi bwicare izina ryawe ryubahwe, ibyo ndi bukoreshwa izina ryawe ryubahwe, mu gutekereza kwanjye nubahishemo izina ryawe, muri porogaramu zanjye nubahishemo izina ryawe. Mwami, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko biba mu ijuru. Data, muri aya masengesho iri wanarisenga n'ubuzima busanzwe, ubwami bwawe buze. Mwami, ndakwinginze ubwami bwawe buze, kuko iyo ubwami bw'Imana buje bujya busenya ubwami bwose. Winginga Imana ngo ubwami bwawe buze, aho ndi bwinjire ubwami bwawe buze, ubwami bwawe buze mu nzu yanjye, ubwami bwawe buze mu byo ndi gutekereza. Mana, ubwami bwawe buze. Haleluya. Uduhe none ibyo kurya
kurya byacu by'uyu munsi. Iri sengesho ryinjiremo Mana, umpe ibyo kurya binkwiriye, umpe ibyo kurya bikwiriye. Iri sengesho urisengere ukiri ku buriri, ubwire Imana ngo ntuntererane mu binyoshya. Ibinyoshya ni byinshi, sindasohoka hanze, sindagera hirya no hino, ntawe turahura, ariko ntumpane. Intege zanjye ni nkeya, ariko ntumpane. Kwizera ni gucya, ariko ntumpane mu binyoshya. Ibyo Satani yateguye kunyoshyeshya kugira ngo mve mu nzira yawe, kugira ngo ntentebuke, kugira ngo nshwane nawe, ntumpane. Mu mbaraga zawe nyinshi undwanirire, mu mbaraga zawe nyinshi uzubane nanjye. Uyu munsi rero ndimo ndavuga, noneho iryo ni isengesho wasenga buri munsi, ni irya buri munsi. Mu gitondo ukibyuka ni irya buri munsi, ukarisenga buri munsi ukarisenga. Noneho uyu munsi rero naje kuvuga turi noneho gusenga amasengesho y'iminsi 3. Wabyutse uravuga ngo ngiye gusenga amasengesho y'iminsi 3, nzayasenga. Nzabigenza gute? Uku niko ugomba gusenga. Aho ngaho ni mu gitondo ugakomeza ukinginga Imana, ukayibwira Imana yanjye ndi muri amasengesho y'iminsi 3, nakira imbaraga, nakira ubushobozi. Ndi kuvuga umuntu ukiri mu cyumba, nurangiza uve mu buriri, ariko gahunda zose n'ibyifuzo byawe n'ibyawe byose umaze kubyereka Imana. N'urugendo rwawe rw'iyo minsi 3 usaba Imana tubane nanjye muri urugendo rw'iyi minsi. Mwuka Wera abane nanjye. Nkeneye ubwenge bw'ijuru, nkeneye imbaraga z'ijuru, nkeneye uganire nanjye mu ndirimbo, mu ijambo. Ufite inzira nyinshi waganiramo nanjye Mana. Dawidi ngo yajyaga asenga gatatu igihe bari bamuhagurukiye ngo agasenga 3 ku munsi. Iyo uri kubyumva wumva iki? Ngo inshuro 3 ngo afunguye amadirisha arangaye. Nawe iyi nshuro ubikeneye mu buzima bwa buri munsi. Wumva umuntu akubwira ngo barya mu gitondo, saa 6 na nimugoroba. Wumva bivuze iki? Nuvuga ngo rero hari imbaraga zindi ziri muri ubwo butatu nyine. Ni urwibutso rw'umucunguzi wacu Yesu. Byuka mu gitondo, ufata iryo gaburo, fata uwo mwanya uyifate nk'igaburo ryera. Ujye ku meza n'umwami wawe, muganire. Haleluya, muganire. Noneho ujye ku meza, ufate ijambo, ufate iryo gaburo, urishyire hafi yawe. Ubwira Imana ngo numva nshaka kubana nawe. Wibuke umwami wacu Yesu Kristo ubwo yajyaga kuducungura, biravuga ngo yarapfuye, ngo ku munsi wa 3 arazuka. Nanjye ndi kubwira wa muntu ushaka kuzuka, ushaka andi mahirwe, uravuga utumva narapfuye mu mutima, mu mubiri, hehe narapfuye, ariko ngiye gusenga aya masengesho Imana inzuri. Umwami wacu nawe yarabanje arababazwa, arakubitwa kugira ngo nge nakubone. Niyo mpamvu rero iyi minsi 3 ndayikwifurizamo ko ujye uyikora wafashe igaburo. Ufate igaburo uvuga uti nakira undi mubiri mushya, mfashe n'andi maraso mashyashya. Abantu benshi rero ntabwo bakunda gufata igaburo, kuko igaburo rigira byandi bavuga ngo rigira kirazira. Reka dusome ijambo ry'Imana tubona mu gitabo cy'Abakorinto, igitabo cya mbere cy'Abakorinto. Umutwe w'amagambo uravuga ngo bidakwiriye gukorwa ku ifunguro ryera. Bivuga ngo nta muntu utarifata mu gihe hari wujuje ibikwiriye. Wa 23 haravuga ngo nuko icyo nahawe n'umwami wacu kumenya nicyo nabahaye namwe. Nanjye nuko icyo nahawe n'umwami, ibi byangiriye umumaro, nabonyemo imbaraga, nabonyemo kuzuka muri aya masengesho. Bidasabye ngo harunduje kumfasha, harundi uri bunsengere. Oya, narizeye ndasenga, nanjye ngenda mbona izi imbaraga zo gusenga. Niyo mpamvu nanjye icyo nahawe nanjye ndakiguhaye, kandi nzi ko kizakugirira umumaro. Ngo nicyo nabahaye namwe, yuko umwami Yesu ijoro bamugambaniyemo yenze umutsima akawushimira, akawumanyagura, akavuga ati uyu ni umubiri wanjye ubatangiwe, mujye mukora mutya kugira ngo munyibuke.
impamvu dufata uyu mubiri ni ukugira ngo twibuke Yesu. Hari impamvu tuba tugiye imbere rimwe na rimwe dufashe amasengesho y'iminsi 3 nuko tuba twumva tunaniwe. Muri uko kunanirwa mu miruho n'imihate tujya twitotomba, tujya kure, twumva turananiwe, ukumva wavuze induru, kwizera ukumva kwaratentebutse, ukumva biranze. Ariko uyu mubiri turongera tukawufata kugira ngo twongere tumwibuke. Uyu mubiri uraza ukongera ukatwibutsa imbaraga ze. Hari izindi mbaraga ziyongera muri twebwe kugira ngo tubashe gutsinda ibiba byaradutsikamiye. Kugira ngo mujye mukomeza mu nyibuke. Ushimira umanya unywa. Arangije aravuga ngo 25 ngo n'igikombe akigenza atyo, maze bamaze kurya ati iki ni igikombe n'isezerano rishya. Haleluya. Ryo mu maraso yanjye, ni isezerano rishya ryo mu maraso yanjye, mujye mukora mutya, muzajya munyweraho kugira ngo munyibuke. Ibi gufata uyu mugati wawizereyemo n'iri gaburo biguha imbaraga zo kwibuka kugira neza kw'Imana, zo kwibuka aho wavuye, ukajya gusenga ya masengesho ariko wamaze kubundi wundi. Uyu ubifashe bitsikamira byane byawe ati Imana yawe iriho, Imana yarakuretse, Imana yaragutaye, ibyo yavuze ntibyasohoye. None bikaguha imbaraga zo gusenya ibyo byose. Uba wakiriye undi mubiri mushya, uba wakiriye andi maraso mashya. Mbibuke ko Kristo yavuze ngo abasenga musengere Data no mu mwuka. Turagenda na za ntege nkeya aho kugira ngo tusabe izindi mbaraga, tukagenda tuvuga imaganya n'ibiki. Ariko iyo ufashe uyu mubiri ugafata n'aya maraso, hari imbaraga mu isi y'umwuka. Muri uko kuri iri jambo ni ukuri, hari imbaraga mu isi y'umwuka ziza, wongera gufata undi mubiri mushya. Imana iturengere cyane. Nguko muzajya murya umutsima mukanywera kuri iki gikombe, muzaba mwerekana urupfu rw'umwami wacu Yesu kugeza hazazira. Nicyo gituma umuntu wese uzarya umutsima w'umwami cyangwa uzanywera ku gikombe cye uko bidakwiriye azagibwaho n'urubanza. Ibi ni bimwe usanga benshi batinya gufata igaburo. Ariko igaburo ntago Yesu yatubwiye ngo muzarifata nko ku cyumweru ngo ku wa mbere. Igihe cyose wumva ushaka imbaraga ufata igaburo, igihe cyose. Kandi amasengesho nta kindi adufasha kwambara izindi mbaraga. Ni ukuvuga ngo rero hari undi muntu tuba dukeneye, hari undi muntu mushyashya uba ukeneye muri wowe. Fata umwanya wibuke inginga Mwuka Wera. Biravuga ngo dushobozwa byose na Mwuka Wera uduha imbaraga. Hamagara Mwuka Wera utibagirwa. Hari igihe wewe wibagirwa mu magambo wavuze, hari igihe wibagirwa mu bikorwa ukora. None saba Mwuka Wera, rarika Mwuka Wera mu buzima bwawe. Ubwire Mwuka Wera ngo ndashaka kuba mushya muri Kristo Yesu. Ndakeneye ko Imana insubiza, ndakeneye ko Imana imbona mu shusho yayo, ndakeneye ko umwami wanjye anyumva, ndakeneye ko urukundo rw'Imana runsanga, ndakeneye ko Imana inganiriza, ndakeneye ko Imana induhura. Mwuka Wera mfasha gusenga. Mwuka Wera naracumuye, ibi biganza byanjye byaracumuye, byakoze ibidakwiriye. Mbabarira ibyaha nacumuje ibi biganza, mbabarira ibyaha nacumuje aka kanwa kanjye. Mbabarira Mwuka Wera unsengera unyingingira umutima w'Imana. Mbabarira Mwuka Wera ibyaha nacumuje umutima wanjye. Umutima wanjye ujya kure, umutima wanjye ntubabarira, umutima wanjye wuzuyemo urugomo, umutima wanjye wuzuyemo inzika. Ibyo ugenda wibuka biri mu mutima wawe, ibyo byose ukabivuga. Mwuka Wera aya maso yanjye areba ibidakwiriye, aya maso yanjye aranegurana, aya matwi yanjye yumva ibidakwiriye, ubwenge bwanjye butekereza iby'ubupfapfa. Mwuka Wera nje gusaba imbabazi aho nishe ijambo ry'Imana, aho nakoze ibidakwiriye, aho nababaje umwami wanjye, aho nishe itegeko ry'Imana. Mwuka Wera nsengera, Mwuka Wera nihira, singibweho n'urubanza. Ngiye gusangira n'umwami wanjye, ngiye gusangira n'umucunguzi wanjye. Ntamboneho ikizira, ntamboneho umugayo. Nyeneye umubiri mushya. Uyu mubiri urananiwe, isi irawukubise, abantu barawukubise, bigeragezo birawunanije. Nkeneye andi maraso mashya. Hanemberamo ndumva ashaje, hanemberamo ndumva naniwe, hanemberamo ndumva rushe. Mwuka Wera ndashaka kuba mushya muri Kristo Yesu. Sengira isengesho, winginge Mwuka Wera, inginga Mwuka Wera. Wikwihutira igaburo,
ndi kuvuga wundi wafashe uwo mwanya. Birashoboka ko wenda waba uri mu kazi, fata iyi saha imuze kuyifata, fata umwanya uze kwiherera wowe wenyine. Wikumva gusa ko kwiyiza ari ukureka kurya, wikumva kwiriza gusa fata umwanya, hamagara presence y'Umwuka Wera muri wowe. Mwuka Wera, Mwuka Wera, Mwuka Wera ndagukeneye, Mwuka Wera ndakwinginze, Mwuka Wera nyingingira, Mwuka Wera nsabira, Mwuka Wera nsabira imbabazi, Mwuka Wera nsabira imbabazi, Mwuka Wera nsabira imbabazi. Orebo sokoterebo, o baraka sikere ya moshitara, mandara ya sakiri ya mashita, bereko siri vo sandra itrai, to baria sinkre varekatai, e moshari ya katiyabo, mondre vosi ya mashia. Hallelujah, 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 hallelujah. Nizeye imbabazi Mwuka Wera, nizeye imbabazi Mwuka Wera, nizeye imbabazi Mwuka Wera, nizeye kwezwa n'amaraso ya Yesu, nizeye imbabazi zivuye ku Mwami, ndazizeye Mwuka Wera, nizeye umusaraba nacunguriweho. Icyubahiro kigaruke kuri Data wa twese, icyubahiro kigaruke ku Mucunguzi wanjye. Ndabyizeye Mwuka Wera mu izina rya Yesu. Oh haleluya. Nurangiza wegere rya gaburo ryawe. Amen. Bibiliya yatubwiye ngo nuko afata umugati, afata umugati arawumanyura. Aho uri mu rugo, aho uri umugati urawufite, wafata akave, wakora akaji gafite nka betrave, iki ku buryo gashushanya amaraso ya Yesu. Aho uri mu rugo ugafata wa mugati ukawumanyura. Ngo nuko afata umugati arawumanyura, arangije arawushimira. Mbere yuko uyu mugati wari umugati, ariko mu isi y'umwuka tugiye kuwumanyura, twawumanyuye arawushimira. Nawe utangira uwushimira. Shimwe Mana, shimwa kubw'umubiri wawe wababajwe nkababarirwa. Shimwa Mwami, ushimwe ko wemeye gukubitwa kugira ngo mbohoke. Shimwa Mana, ni wowe Mwuka Wera agenda kuyobora, agenda kuyobora imibyimba y'umwami wawe, agenda kuyobora uburyo umwami wawe yababajwe, agenda kuyobora umugati, umubiri wa Yesu, umumaro wakugiriye. Mwuka Wera bikuyoboremo, uwushimire. Warangije arawushimira. Uti ndagushimye, ndagushimye ko umubiri wawe watumye mbuwondiwe, ndagushimye ko umubiri wawe watumye nitwondiwe. Abandeba bose ukomeza ukonsa n'umubiri wawe Mwami. Warangije kuwushimira, arabahereza. Nawe wihereza, arawuryaho. Shimwa Yesu, shimwa kubw'umubiri wawe, shimwa kubw'umubiri wawe. Nkeneye umubiri mushya, ndashaka undi mubiri mushya, umubiri utarwara. Mendire fosiya, bereko sebrefayi, mandire yavasiko trayi, oh barabashayi. Ushimwe kubw'umubiri mushya umpaye Mwami, ushimwe ko umpaye umubiri mushya, ushimwe. Warangije afata igikombe aragishimira. Aya ni amaraso umwami wawe yakumeneye. Ntago umuntu abanza amaraso, ko amaraso si yamenetse umubiri utarababazwa. Igihe cyose uzajya ubanza umubiri ukurikizeho amaraso. Amaraso ntago basomaho ngo bongere basome, oya. Amaraso yamenetse rimwe ku bwanjye nawe. Ngo afata aya maraso arayashimira. Turagushimye kubw'amaraso wamennye Yesu, turagushimye kubw'amaraso wamennye. Dukeneye amaraso mazima natwe. Turagushimye ko wemeye kumena amaraso kugira ngo tube bazima. Turagushimye kubw'amaraso yawe yaje kutwoza ibyaha. Turagushimye ko amaraso yawe yatumye tuva mu bituro. Turagushimye ko amaraso yawe yatumye twitwa abana b'Imana. Turagushimye kubw'aya maraso. Amaraso twakiriye andi maraso mashya. Wakoze Yesu.
aho amaraso yawe ageze umubiri uba muzima, aho amaraso yawe ageze ubuzima burahinduka, aho amaraso yawe ageze uwari upfuye arazuka, aho amaraso yawe ageze uwari ufungiranye arafungurwa, aho amaraso yawe ageze ibintu birahinduka, ibintu byose nibihinduka muri njye kubw'umubiri mushya no kubw'amaraso mashya. Ushimwe mwami mwiza, shimwa Yesu, shimwa Yesu. Usengera isengesho, nurangiza gusengera isengesho ushime umwami wawe, ubwira Imana ngo ndagushima. Igihe cyose iyo umuntu yemeye gusangira nawe aba yakwizeye, igihe cyose iyo umuntu yemeye gusangira nawe aba yemeye kuganira nawe. Nurangiza umushimire, ubwira turakoze, urakoze ko umpaye uyu mwanya, urakoze ko umpaye umwanya mwami mwiza wo kugira ngo nganire nawe, wo kugira ngo nkubwire umubabaro wanjye, wo kugira ngo nkubwire ibiri ku mutima wanjye. Urakoze, narinje imbere yawe, nari nkeneye ibi n'ibi, nari nkeneye ibi n'ibi, nkeneye ibi n'ibi. Mu minsi 3 igabura ariko urifata umunsi wa mbere, ku munsi wa kabiri ntaryo ufata, ku munsi wa gatatu ntaryo ufata, urifata ku munsi wa mbere w'amasengesho gusa, ubundi ugakomeza ukiyiriza, ugakomeza ugasenga, Mwuka Wera akagenda guhishurira, Mwuka Wera akagenda kwereka ibindi, aguganiriza mu ijambo. Noneho aho uri wenda birashoboka ko wenda wari uri mu kazi, uraza gutegereza nimugoroba ujye mu rugo. Birashoboka ko wari uri mu rugo ananiwe, wa muntu wabyutse waryamye ababaye, agafata umunsi, agafata aya masaha akashyira imbere y'Imana, ntabwo akiri wa wundi. Noneho hari izindi mbaraga wakiriye, hari izindi mbaraga wakiriye. Reka tuganire ijambo ry'Imana dusanga muri Luka igice cya 24, duhere ku murongo wa 26. Haravuga ngo none se Kristo ntiyari akwiriye kubabazwa atyo kugira ngo abone uko yinjira mu bwiza bwe? Ngo atangira kuri Mose no ku bahanuzi bose abasobanura mu byanditswe byose. Haleluya. Iyo umaze kwakira umubiri wa Kristo, iyo umaze kwakira kuri ariya amaraso yo kwakira umubiri mushya, wongera kumva izindi mbaraga. Ikigeragezo urimo cyangwa se intambara urimo cyangwa se impamvu yatumye ufata amasengesho ntabwo ari wowe byahereyeho. Haleluya. Yesu ngo abwira bari abigishwa be, aravuga ngo se ntago muzi ko byari bikwiriye? Ese ntibyari bikwiriye ko na Kristo twakurikiye yemera akababazwa atyo? Haleluya. Rero niba umwami wawe yarababajwe, niba umwami wawe hari ibintu yanyuzemo kugira ngo uyu munsi azagire kurabagirana kwera, niba hari ibintu nawe ugomba kunyuramo, mwene data, amasengesho aduha imbaraga zo kumva ko ibyo tunyuramo byari bikwiriye. Iyo uri muri aya masengesho y'iminsi 3, umunsi wa mbere ubanza twamaze gufata umubiri wa Kristo n'imbaraga, fata umwanya usaba umwami wawe imbabazi. Nurangiza wature uvuga ngo byari bikwiriye ko ibi bintu binyuramo, byari bikwiriye ko niga ibi n'ibi, byari bikwiriye ko mishurirwa ibi n'ibi, byari bikwiriye. Aravuga ngo ese ntibyari bikwiriye? Niko Kristo yababajije. None ntibyari bikwiriye ko ababazwa atyo kugira ngo abashe kwinjira? Imana hari ibintu yemera ko bikubabaza kugira ngo bibe inzira yo kugira ngo uzinjire mu bwiza bwawe. Imana ishimwe. Haleluya. Ngo arangije abasobanurira kuri ba Mose n'abandi bahanuzi bose. Nawe uyu munsi utekereze abigishwa ba Mose, ba Eliya, abandi banyuze mu bintu wenda nk'ibyo wanyuzeho, ba Debora n'abandi uzi bafite ubuhamya bwinshi, bagiye banyura mu bikomeye bakabivamo. Ukomezwe n'abo ngabo, nabo Imana yaremeye. Hari ububi banyuzemo, hari ibibazo banyuzemo, hari ibigeragezo banyuzemo, noneho bigutere gukomera. Hari igihe kwizera kwawe kuba kwatentebutse, jya ukomezwa, uzamure kwizera, wibutse iby'Imana yakoreye abandi. Ngo bageze bugufi yahatuye baramwinginga. Rero iyo uri muri aya masengesho isaha ya saa 9, yaba umunsi wa mbere yaba wa kabiri, fata umwanya wo kwinginga, winginge Kristo yinjire. Fata umwanya wo kwinginga. Ngo ababigishwa be baramwinginga. Haleluya. Ngo baramwinginga ngo
ngo ye kunyura ku kirorero cyabo. Fata umwanya winginga Imana, umwanya wo kwinginga Imana, winginga Imana ngo Mana ndakwinginze ngwino mu buzima bwanjye, ndakwinginze. Ngo baramwinginga ngo ye kubanyuraho, Imana yinjire mu buzima bwawe, Imana yinjire. Sinzi icyatumye ufata amasengesho y'iminsi 3. Hari igihe yaba ari akazi Imana izikinjiremo, hari igihe yaba ari business, hari igihe yaba ari abana, hari igihe yaba ari umugabo, hari igihe yaba ari byinshi. Ariko nibigera muri ya masaha 9, muri ya masengesho y'iminsi 3 twahereye turyamye, duhera tubyutse, duhera tujya gufata umubiri w'umwami, tugeze ku saa 9. Fata umwanya wo kwinginga. Haleluya. Winginga umwami wawe aze yinjire mu kibazo kikuri remereye. Winginga umwami wawe aze aganire nawe, aze asangire nawe, aze yinjire aganire, asangire nawe. Haleluya. Hano kuri haravuga ngo se waretse tukagumana kubwije kandi umunsi ukaba ukuze. Nuko arinjira ngo agumane nabo. Amen. Nawe winginga umwami agumane nawe. Icyo kibazo winginga umwami, umubwira ngo ingingana nanjye ugumane nawe. Nugumana nanjye ndabona imbaraga zo kukivamo. Nugumana nanjye ndamenya ubwenge bw'ukuntu mbigenza. Nugumana nanjye ibyari byanze biremera. Nugumana nanjye ndumvirwa. Umva mu kibazo cyatumye ufata ayo masengesho, niba ari n'imbaraga ukeneye, ubwire Yesu ngo nugumana nanjye ndakira imbaraga. Winginge saa 9, winginge ufata umwanya uhagije winginga. Ngira ngo murabizi mu buzima busanzwe iyo umuntu yinginga umuntu aramwinginga akamutitiriza. Haleluya. Ngo bagezeho ngo yenda umutsima arawushimira arawumanyagura. Umva nanone iby'igaburo biranangiye. Igihe cyose Yesu umuhamagara mu masengesho, Yesu azana igaburo. Igihe cyose ujya ufata igaburo ry'umwami, iga gukoresha igaburo. Kandi reka nkubwire, iyo igihe cyose witeguye kuzafata igaburo uzasangira n'umwami, uhora wiyeza. Ngo afata umugati arawushimira, yenda umutsima arawushimira, arawumanyagura, arawubaha. Ngo akimara kubaha amaso yabo, niko Bibiliya yavuze muri Luka 24 ku murongo tugeze ku 31, avuga ngo amaso yabo arahumuka baramumenya. Kurya umubiri wa Kristo amaso arahumuka, ukavuga uti wow, ukareba. Ngo arahumuka baramumenya. Ibaza abantu bagendanaga nawe ngo yabasanze harababaza ati se habaye iki? Bamutekerereza inkuru bati se ni wowe wenyine utazi ibyabaye inaha? Wa mugabo wa wundi. Haleluya. Bagendana nawe umunsi wose, bakorana urugendo bataramumenya. Ngo ariko amare kuba kumanyura umugati awushimiye. Haleluya. Iyo uri gusenga hari uburyo Imana yongera kukwiyerekamo, hari uburyo Imana yongera kuhishuriramo, hari neza y'Imana yongera kukwibutsa, ukongera ugahumuka. Bya bindi byawe biguteye ikibazo ugatangira kuvuga burya. Niyo nyungu y'amasengesho y'iminsi 3. Barawumuka baravuga bati yewe ntiwibuka. Batangira noneho kumuhamya, ntiwibuka. Amen. Ngo bakimara kumuka ngo Yesu yayisabura. Iyo utangiye amasengesho y'iminsi 3, ubwo ni wageze muri ya saa 9, saa 11, saa 12, ubwo ndi kuvuga izamanywa. None iyo bageze ni mugoroba, ngo abigishwa bavuga ngo ntiwibuka igihe twari turi kumwe nawe, ntiwibuka ukuntu twumvaga tunezerewe, ntiwibuka aya masaha. Ufata umwanya wo kwibuka. Nibutse imirimo yawe mwami, nibutse uburyo wabanye nanjye kwiseta. Ndayibutse we uburyo wabanye nanjye. Yewe nibutse uburyo wabanye nanjye mu ntambara, uburyo wabanye nanjye mu rugendo njye hanze, uburyo wabanye nanjye nkakora ubukwe bitari kwemera, uburyo wabanye nanjye nkitwa mama kandi bitari kwemera. Ndabyibutse uburyo wanyise umukozi wawe, ndabyibutse buri muntu afite ikintu Imana yamukoreye. Iyo bigeze rero ku mugoroba uri muri aya masengesho y'iminsi 3, ubwo turi ku munsi wa mbere, utangira kwibuka, ukibuka ibyiza Imana yagukoreye. Ukibuka. Ntabwo ahangaha uravuga ikibazo cyawe, reka da. Ubu uri kubwira Imana ukibuka. Uko niko umuntu agenda ategura isengesho riza kuza kubyara umusaruro.
Iyo twageze ku munsi wa kabiri rero w'amasengesho, urongera ugasubira nka kwa kundi ubyutse ukongera ugasenga rya sengesho twasenze ririya twatangiriyeho, warangiza kurisenga ku munsi wa kabiri, noneho ukinjira mu mbaraga. Haleluya. ngo nuko barahaguruka bajya kubwira abantu, Imana ishimwe, bajya guhamiriza umwami. Haleluya. harangije aravuga kuri 33 ngo uwo mwanya barahaguruka basubira i Yerusalemu, basanga 11 bateraniye hamwe n'abandi, bumva bavuga bati nukuri umwami Yesu yazutse ndetse yabonekeye Simoni. nuko babandi babiri nabo batekerereza ibyabaye mu nzira n'uburyo bamumenyeshejwe nuko amanyuye umutsima. Amen. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bakivuga ibyo, numanuka 36, bakivuga ibyo Yesu ahagarara hagati yabo arababwira ati amahoro abe muri mwe, amahoro abe muri mwe. maze barikanga bagira ubwoba bwinshi bagira ngo ni umuzimu babonye. 38 arababwira ati ikibahangayikisha imitima ni iki, kandi ni iki gitumye mwiburanya mu mitima yanyu? nimurebe ibiganza byanjye n'ibirenge byanjye, mumenye ko ari njye ubwanjye. nimunkoreho murebe uko umuzimu atagira umubiri n'amagufwa nk'ibyo mundebana. Imana ishimwe. ku munsi wa kabiri rero, iyo ugeze ku munsi wa kabiri, amen, umaze kubyuka mu gitondo usenga isengesho ribwiramo Yesu ngo nyiyereka mu kibazo, niki gitumye wiburanya? niko yababajije ngo niki gitumye mwiburanya, niki gitumye mwiburanya? umunsi wa kabiri ku manywa ibwira Yesu cyatumye wiburanya, niki gitumye mwiburanya? niki? nukubera umugabo yana, nukubera akazi byaranze, nukubera igihe maze mu bushomeri, nukubera mwami, nukubera urwandiko rwanze, banyandikiye urwandiko. igitumye niburanya nuko birankomereye, igitumye niburanya basohoye mu nzu, igitumye wiburanya. mu yandi magambo, ikibazo kigukomereye, ikibazo gikujyanye kure y'umwami wawe, ikibazo gitumye ushidikanya imbaraga ze, ikibazo icyo ku munsi wa kabiri ukirirwa umubwira ibyo. nushaka ukibyuka ko ntago wongera gufata igaburo, uririrwa umubwira ikibazo cyawe, urafata umwanya mu izina rya Yesu. Haleluya. ku munsi nibigera saa 9, haleluya, bwire Yesu uti nkeneye kubona imbaraga zawe, ngo abiyereka ibiganza, abiyereka n'ibirenge. Haleluya. Oh haleluya, haleluya. umunsi wa kabiri ni umunsi Yesu ugomba kumubwira niki gitumye wiburanya, hama warangiza, haleluya, ukinjira mu mbaraga zo kubohora. ngo Yesu amaze gupfa, ngo yagiye ikuzimu ajya kwaka Satani urufunguzo, ajya gufungura ibituro by'abera, ukinjira mu mbaraga zo kubohora, ukinjira ngo abereka ibiganza ngo abereka n'ibirenge. Haleluya. bishaka kuvuga ngo hari imbaraga ziba zigomba gucagagurika ku biganza byawe, hari imbaraga ziba zigomba gucagagurika ku maboko yawe mu izina rya Yesu Kristo, ukinjira mu mbaraga zo kubohora. ku munsi wa gatatu mu kanya nge nawe tugiye gusenga uburyo wasengera muri uyu munsi wa kabiri, mu munsi wa gatatu muri cya gihe ni umunsi wo gushima. Amen. ni umunsi wo gushima. umunsi wa kabiri ni umunsi w'intambara, ni umunsi Yesu yavuze ngo amahoro abe muri wowe. hari igihe uza gusenga ubuza amahoro, ugomba gusenga paka ikikubujije amahoro kigende, kugira ngo ririya jambo rigire umumaro mu izina rya Yesu. ukabwira Yesu ikikubujije amahoro kugira ngo aguhe amahoro, ukirirwa ubwira Yesu uti ibi bintu bimbujije amahoro. nubuce ku ruhande ngo ubigenze uko ushaka, oya, bimubwira uko biri. yasanze Barutimayo aramubwira ngo urashaka iki? ati guhumuka. vuga exactly ikibazo uko kimeze. Yesu kuko avuga ngo amahoro abe muri mwe, iryo jambo arariherekeza, akureho cya kibazo, haza amahoro. uwo munsi wa kabiri uwusengeremo
ubohora amaboko yawe, ubohora amaguru yawe, kuko biriya tubwiye ngo nuko abereka ibiganza abereka n'ibirenge bye. Hari ibicumi, hari imisumari bari bacumitse mu biganza, hari iminyururu, hari ibyo bari bakubise, hari imisumari bakubise ku maguru bituma bivirirana, bituma ntacyo bakora, bituma nta muntu muzima bahura nawe. Ibiganza nta musaruro uri mu biganza. Hari igihe haba hari inkovu. Yesu ngo abereka, umva, amaboko yawe agira imbaraga ku buryo buri wese uzamuhesha umugisha n'ayo maboko, icyakuboshye ubohoke ku buryo nawe uvamo wereka abantu ibiganza byawe, uvemo amaguru yawe abasha kugenda mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo ku munsi wa gatatu, nkwibutse ko umunsi wa gatatu ni uwo gushima, ni uwo gushima, ugashima ko ibyo wabwiye Imana ugiye kubibona, ugashima ko ayo mahoro ugiye kuyibona, ugashima kugira ngo ubashe kugenda. Yesu arangije ngo araba asangira nabo. Ku munsi wa gatatu ni umunsi wo gusangira n'Imana, gusangira n'Imana ijambo, gusangira n'Imana. Ngo amaze gusangira nabo ifi, ngo arangije arigendera abasigiye icy'ubutumwa. Amasengesho agomba kugusigira ibyo ugiye kubwira abantu. Ayo masengesho agomba kugusigira amashimwe ugiye gushima abantu. Amasengesho agomba kugusigira icyo ugiye guhamiriza Imana. Tugiye gusengera ku munsi wa kabiri. Nge nawe tugiye gusengera ku munsi wa kabiri. Tugiye gushwanyaguza abadayimoni. Hari imbaraga zaboshye amaboko yawe, hari imbaraga byari bikwiriye ubwire Yesu ngo ibyo nyuzemo byari bikwiriye, byari bikwiriye. Niko ijambo ryavuze ngo none se ntibyari bikwiriye kunyura muri ibyo? Byari bikwiriye, ariko hari ijambo ryitwa ngo enough is enough. Birarangiye, naha birangiriye kuri uyu munsi. Abari baraboshywe kugira ngo udatabarwa, Yesu ngo ajya gufungura abana b'Imana mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Sinzi ikibazo ufite, sinzi ikibazo gitumye ukora aya masengesho, ariko hari umuntu ugomba kugufasha kugira ngo iki kibazo kirangire. Hari umuntu ugomba kugufasha kugira ngo ishimwe uwo muntu ahantu abohewe mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'Imana isumba byose zimubohore, zimubohore. Ni igihe kirekire ibiganza byawe biboshye, imbaraga zabiboshye zibibohore mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ni igihe kirekire ibirenge byawe bivirirana, ntaho ugera, ntaho ukandagira kubera kuvirirana mu izina rya Yesu. Imbaraga zabitumye bimera gutyo, izo zose ziteshwa agaciro mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu Kristo. Turaboha imbaraga z'umwijima, akanya turaziboshye, zaboshye, turaziboshye mu izina rya Yesu. Zaboshye amaboko yawe, zaboshye amaguru yawe, akanya tuzambuye ubutware mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu. Nawe komeza usenge, komeza usenge, cagagura ibihome, komeza usenge. Uti ibituro bari baranshizemo, ibituro by'abarozi, ibituro by'abakonikoni, imbaraga zose bambohesheje, aka kanya ndazishwanyaguje muri uwo munsi. Shwanyaguza, shwanyaguza, shwanyaguza imbaraga zakuboshya amaboko, imbaraga zakuboshya amaguru, imbaraga zituma udakora, imbaraga zituma utagira aho ugera, imbaraga zituma udatera imbere mu izina rya Yesu Kristo. Aho abakozi ba Satani bakuboheye, aho abanyamashyari bakuboheye, aho dayimoni zakuboheye, mu izina rya Yesu Kristo, mu mbaraga z'umwuka wera, uyu munsi turashwanyaguje, uyu munsi turashwanyaguje mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Nge Miriam Debora ndabohora amaboko yanjye, nge Miriam Debora ndazitura amaguru yanjye mu izina rya Yesu Kristo. Nawe vuga izina ryawe, vuga izina ryawe, uvuge ngo byari bikwiriye, kuko hari icyo nize, byari bikwiriye, hari ibyo nasobanukiwe, ariko nge wa kera uyu munsi yarangiye, kuko nahawe umubiri mushya, nahawe amaraso mashya mu izina rya Yesu. Ntabwo nkiri wa wundi, Satani si nkiri wa wundi, dayimoni si nkiri babandi. Ndabashwanyaguje mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu Kristo. Ndabaribatira ikuzimu, ndabaribatira ikuzimu mu izina rya Yesu. Ibyanjye mwari mwaratwaye, ibyangombwa byanjye mwatwaye, umugisha wanjye mwatwaye, aya masanda ubambuye. Byari bikwiriye kugira ngo niga abantu, byari bikwiriye kugira ngo niga isi, byari bikwiriye kugira ngo nuzure imbaraga, ariko isaha ya none ndabambura ubutware
ubutware, ndabambura ubutware ku buzima bwanjye, ndabambura ubutware ku mugisha wanjye, ndabambura ubutware. Rota kayabo mandarabo shita mendere koshikayabo riko sabarabo to papaya sangerebo mwizina rya Yesu, mwizina rya Yesu. Aho mwatabye ibyanjye aya masaha ndataburuye mwizina rya Yesu Kristo. Aho mwari mwarabifungiye aya masaha ndashwanyaguje mwizina rya Yesu Kristo. Roba sakatayabo aho mwafungiye akazi kabera aha kakanya ndabohora, izi nzugi ndazicagagura mwizina rya Yesu Kristo. Aho mwafungiye abanyamugisha babo aya masaha ndabakurayo mwizina rya Yesu Kristo. Aho mwafungiye ibyangombwa byabo aya masaha ndabikurayo mwizina rya Yesu Kristo. Roba sikataya mendere borefaya rekoma isitaya. Oh shimwa Yesu, shimwa Yesu, shimwa Yesu, shimwa Yesu, shimwa Yesu. Robo sokotoro yababa babashengerebo data 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 mu mbaraga z'umwuka wera, mu mbaraga z'umwuka wera nshwanyaguje ikirere cy'abakonikoni, mu mbaraga z'umwuka wera nshwanyaguje ikirere cyagendaga ku bwoko bw'Imana. Uyu munsi bimenyekane, bimenyekane nindi muri izi mbaraga, ndi muri aya masengesho mbohoje akazi k'abana b'Imana, ndi muri aya masengesho mbohoje ubukwe bw'abana b'Imana, ndi muri aya masengesho mbohoje umugisha wabo, ndi muri aya masengesho mbohoje ibyangombwa byabo, mbohoje amaperimi yabo mwizina rya Yesu Kristo, mbohoje amaviza yabo, ndi muri aya masengesho mbohoje amazu yabo, ndi muri aya masengesho mbohoje amafaranga yabo mwizina rya Yesu Kristo, mwizina rya Yesu mbohoje mwami rofaisa rabo rekatelebo mwizina rya Yesu. Hari ababo bafite ibyabo baherereye hirya no hino aho satani yababoheye, aka kanya ndashwanyaguza iyo migozi mwizina rya Yesu. Mbohoje imitima yabo, reka buri wese ahure n'umuntu wabo w'umumaro. Urakoze mwuka wera, urakoze mwuka wera ko buri wese wumvisha iri sengesho icyo yarari gusengera gisubijwe mwami. Urakoze mwuka wera ko buri wese mwami, muri wese wujuje amahoro mu mutima we eboredo belegrai. Urakoze mwuka wera ko buri wese iri sengesho ngo rinyuze mu matwi ye yakire amahoro mu mutima razaria borefaya. Urakoze kuri sengesho rishwanyaguje ibyamubuzaga amahoro, ritsinze ibyamubuzaga amahoro. Urakoze mwuka wera, icyubahiro n'ikuzo bikugarukire none n'iteka ryose. Amen.